agakora byinshi inshuti yanjye lesansa atagroya elezandemo eletiagro shema wayabre atasigro ijanesa atradi fayazogo ayiradra hari kuntu bakora uyu munsi lesanse ndumva agiye kuguhanura inshuti yanjye hari ibyasaga nkaho urimo ibyo ukozeho byose letongeleleseko ayile binestaho bakunzi ba channel yacu Promise gatatu TV. Promise ivuga isezerano. Ndagusuhuje ngo karibu kuri channel yacu nshyashya. Nkuko ubibona ni nshyashya, yatangiye ejo, yatangiye uyu munsi, ariko kubw'intego n'umurimo w'Imana ugomba kwaguka mu Rwanda, kumva ikinyarwanda hanze y'u Rwanda, twiyemeje ko ino channel yajya itanga ubutumwa bwiza butanga umusaruro, tukaronka abakizwa benshi. Dukeneye abantu bakizwa benshi cyane. Sinzi iby'ibisubizo ko dukeneye abantu bakizwa benshi bakemera Imana kugira ngo nkuko abandi bazahabwa amakamba, watangiye umurimo nawe azagere gute, azabona amakamba. Icyambere turagushimira yuko ufunguye kuri no channel, kuko tukiri bashyashya rero turimo kwaka inkunga ya subscribe. Nuza kuri no channel ukabona ibiganiro biriho, ndumva iki ari icyambere cyangwa icya kabiri urabikunze, ukore subscribe kugira ngo uzahagaruke. N'umukozi w'Imana yo gukora subscribe. Ya ngwaye karibu rero kuri no channel Promise gatatu TV. yego Nahoze nganira n'inshuti wacu wanjye ugikunda kuyikurikirana, amenya ari uyireba bwa mbere, afite ubuhamya bwiza, yeretswe ikuzimu ukuntu hameze, yifuza ko nta muntu uzajya ikuzimu. Ndavuga ati nawe ndaza kugusura kuko uzi uburyo kwa Satani ari habi, nicyo kigutera gukora amanywa nijoro ubwiriza ubutumwa bwiza. yego ngwaye karibu rero kuri no channel Promise gatatu TV. Ugiye gutangira kubwira abantu bayifunguyeho kandi bayirebyeho, amazina yawe ubasuhuze. Yego nsuhuje abantu bagiye kudukurikirana kuri iyi channel. Yego Imana mu ijuru ibahe umugisha, bazabasha kuyikurikirana bumva ubutumwa buriho bose aho bari hose. Umuntu wese uzayifungura akayifungura bwa mbere, tumusabiye umugisha Imana itanga. yego Umugisha mwinshi uzayifungura wari wese akabasha kuyifungura, akabasha kureba ibwiriza byacu, n'ukuri tumusabiye umugisha. Kandi rwose bazadukurikirana bose turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. ikindi cya kabiri, ndagushimira ko wemeye kudufasha, ko ubutumwa wawe ufite nabwo uzajya ubuduha, ukaduha umwanya wawe. Mu gutangira biragoye, hari ubwo dushyiraho ikintu kirebwe, ariko kubw'umuhamagaro w'Imana ukemera ukitanga, ukajya uduhereza ubutumwa Imana yaguhaye, ukatwigisha ijambo ry'Imana, impuguro, ariko byose bigamije ko abantu bareka ibyaha, abantu bananiwe bakire, kugira ngo bitange umusaruro mwinshi ku Mana. ngwaye karibu ugiye gusengera iyi gahunda kugira ngo Imana idushyigikire n'abantu baza kudukurikira kuri Promise gatatu TV. Ni karibu. Data mwiza, turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza, turagushimye cyane mfunguye ninjiyeho kugira ngo uyishyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Nayo izamure nk'uko wazamuye za Zaburi n'izindi, nk'uko wazamuye umugenzi n'urukundo n'izindi zose wagiye uzamura, nayo turasenza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nayo izamuke, kugira ngo abantu benshi bayirebe, reka bayiyerekwa ryo kuyibona, kugira ngo benshi bahanyure, kuko nawe agiye kuvugirwa ubutumwa bugiye butandukanye kandi buzafata imitima myinshi, bugatuma benshi bahinduka. Turasenza rero kugira ngo umuntu wese uyifungura akabasha kuyifungura, akabasha kuyireba. Tumusabiye umugisha uva kuri wowe, uburwayi yarafite bukire, intambara yarafite ziveho, ibibazo yarafite bigende byigirayo, kuko uri Imana ije kwishyigikira mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Pasika nziza, umeze neza, urashima Yesu? Ndashima Imana. Yego tugwaye karibu ugiye guhanura uko wategetswe mu ijambo ry'Imana. Nidusoza ijambo ry'Imana ushaka kuduha ubutumwa. Iyi ni video ya mbere wemeye ko dukorana nawe, ni nayo ya mbere dukoze tuvuga Promise gatatu TV. Imana igushyigikire kandi n'abandi bantu baze gufashwa. Ni karibu. Urakoze cyane, reka dusome iryo jambo. Yego twagiye iryo jambo, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ndasoma ijambo ry'Imana, ndamufasha gusoma. Ndasoma hehe? Ndasoma soma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yego ibice 9, wenda usome umurongo wa mbere, usome n'uwa 6, n'uwa 8, n'uwa 9, n'uwa 10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice 9, umurongo wa mbere haranditse ngo, akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi.
umurongo wa gatandatu, tutarugiye kuri umurongo wa gatandatu ku bantu bafite amabibiri turi kujyana. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Ku bantu bafite bibiri none turi kujyana, turasoma ku murongo wa 9 tunasoza. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe arabasubiza ati ni njye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Iri jambo tugiye kuganira ni ijambo ridasanzwe, nigeze ntangara cyane. Uyu mugabo Yesu, njyewe kugira ngo mukunde nuko namwiboneye. Amen. Iyo mba ntaramwiboneye, yego, barambabara cyane. Hano nuye mu maduka mu Swahilini, navukiye mu Gisilamu ngikuriramo. Ntabwo umugabo Yesu nari muzi, ariko Yesu yaje kumfata. Yesu yaje kumfata, ashyira impano muri njyewe kugira ngo nyesengera abarwayi. Yarangije nkajya nsengera abarwayi bigakunda, abantu bagakira. Ubwo si nyine isemba mbatera amatsiko. No, iyo dukurikiranye neza dusanga uyu Yesu afite imbaraga zidasanzwe. Uyu Yesu nubwo abantu benshi bakamufata nk'umuntu waraheje, ariko uyu Yesu ntagasanzwe. Uyu Yesu ni umuntu utangaje. Nakurikiranye iki kigiye cyangwa nakurikiranye inkuru y'uyu muntu ngo Yesu, uyu muntu yari amaze igihe kinini rero. Uyu muntu yarari aho ngaho ngo avukana n'ubumuga. Ngavukanye n'ubumuga ngo kutabona. Ntago yabonaga. Ubyumve neza ko atabonaga. Ntago yabonaga, yari yibereyeho gutyo gusa ariko atabona. No, iwabo bahita babona ko bapfushije. Nawe nshuti yanjye, hari igihe iwanyu bashaka kubona biturutse n'ikibazo ufite bakabona ko bapfushije, ariko imbere gato Yesu agufiteho umugambi mwiza. Uyu muntu babyara abakobwa beza babaho, babyara abasore barabashyingira, imiryango nyine, bamwe batunga amazu, abandi batunga ibintu byose. Ariko uyu nguyu kubera ko ari impumyi, ntabwo yabashaga kubona ngo abashe kubona n'abagira icyo yakora. Ntabwo uyu muntu yabonaga, nshuti yanjye. Iwabo baramuca, ndetse uyu muntu akajya yirwa amamoto akamufungiraho amaferi, amagare akamufungiraho amaferi. Bakamubwira ngo ni igare ryari kugonza, ariko mu buzima bwe ntiyabonaga igare. Iyi ni moto yari imugonze, ariko ntabwo yari azi moto. Iyi ni imodoka, ariko ntabwo yari azi ko ari imodoka. Amara imyaka myinshi afite ikibazo cy'amaso cyo kutabona. Ntabwo yabonaga. Uyu muntu ntiyabonaga. Nshuti yanjye nkubwire, ushobora kuba ureba mu buryo bw'umubiri, ariko ushobora kuba ureba ubona, ariko ntumenye abandi bacururiza, kuko ababona bacuruza bikemera, abandi bagacuruza bikemera. Wowe wajya gucuruza ibintu ntibyemere, ibintu bikanga. Abandi bagacuruza ibintu bagacuruza bakazamuka, bagacuruza bakagera hejuru, bagacuruza bakagira ahantu bagera. Ariko we wacuruza bikanga, wacuruza ugahomba. Nshuti yanjye, wacuruza bikanga kubera ko ufite ikibazo cy'ubumwe. Ntabwo ubona, yita ubikura nawe. Ushaka kuvuga ngo urareba, ariko abareba baracuruza bikemera. Kubera ko urimo guhinga utabona, urahinga ibintu ntibyere kuko urahinga ntibikunda. Wacuruza bikanga. Abandi kuko babona bageze hejuru, baracururiza hejuru, baracuruza ibintu bikaguka bikagera hejuru. Ariko wowe ujya gucuruza ibintu biranga. Ntabwo ibintu birimo gukunda, urajya gucuruza ibintu bikanga kubera ko ntabwo urimo kubona. Ntabwo urimo kubona, nshuti yanjye. Nawe rero ngo no, kubera ko utabona, imiryango ikaguca, inshuti zikaguca, abantu bakakuvaho. Njya nkunda kuvuga cyane, nta na invitation batanga, nta invitation ushobora gutanga, nta invitation batanga, kubera ko nta muntu wagukunda ngo mukore ubukwe, kubera ko urahumye. Nta muntu mwakorana ubukwe. Ubukwe niba ushobora gukunda kubera ko urahumye. Nta muntu mushobora gukorana ubukwe kuko urahumye. Nshuti yanjye, nuko uronya abona ubuhumyi bwakahita kubenga. Wa mukobwa bakakubenga, wa musore bakakubenga, bakakwanga. Ugiye gusaba akazi bakakakwima kuko urahumye. Ibintu byose bakavuga ngo twaguha akazi gutuhumye. Nuko yari ameze ngamara imyaka myinshi
ngarikaza guhura na Yesu. Data wa twese ngawe na Yesu ngamubonye bugira imwe ngo imiryango yaramwanze, gishuti zaramwanze, abantu baramuvuyeho, nta muntu umwitayeho, abantu bakuvuyeho, nta muntu ugira, nta nshuti ugira. Hano wagutumira mu bukwe ngabwo invitation kukabana ntacyo wamuha, kuko ni wabasha kumenya ubukwe bwabereye, kuko bakurandata urahumye, kandi wabana n'ukurandata kuko uri impumyi, urahumye, ntago urimo kugaragara, urahumye. Nico gituma rero ngo nabo bamuvuyeho, inshuti zimuvaho, abavandimwe bamuvaho, imiryango muvaho, ngo baramuta bakurikirana abandi, ariko ntibamureba, ntibanamwitaho, ntibanamukurikirana, baramureka kubera ko ngo yarahumye, bamurekera aho ngaho ngo yarahumye. Barahumye baramureka bamuvaho, inshuti zimuvaho, imiryango muvaho, abavandimwe bamuvaho, abagendanaga bamuvaho, ibintu byose muvaho kubera ko yarahumye. Ngo ariko aza guhura na Yesu. Ndakubwira inshuti yanjye ujye guhura na Yesu, ngo aza guhura na Yesu, afata igihe cyo guhura na Yesu, ngo ahura na Yesu, ahura na Yesu, ahura na Yesu. Nawe ujye guhura na Yesu. Amaze guhura na Yesu, ahura na Yesu mu buryo budasanzwe. Ngo Yesu amubonye ngo atobakondo, amukoza ku maso. Ngo amaze kumukoza mu maso, ngo arangije amukoza ku maso. Amaze kumukoza mu maso, amutoba konda amukoza ku maso. Amaze kumukora ku maso, ngo asa nk'urebye, ngo amaze guhumuka, ngo arareba, ngo amaze kureba, nshuti yanjye ndakubwira, ngo arareba, ngo arareba, ngo ariko abona ibizezeze, ngo abona ibintu bitagaragara, kuko yaramukoze ku maso. Atangira gucuza, ariko bamubona ntibijyana neza. Aramubwira ngo sinshaka ko abantu bakurebera muri iyi sura, ndashaka kukuzamura nkagira ndi ngutereka. Ngaramungu amaze kumukora mu maso, aramubwira ngo manuka gato cyane, ngo ujye ku kagezi kitwa Silowamu, ngo ukarabe mu maso gusa, ukoze mu maso ibintu birisobanura. Ngo akimara kubikora, ngo akigera Silowamu, akimara kuhagera, ngo amaze kuhagera, ngo arahagura, ngo arangije arareba, ngo amaze kureba, ngo arangije arabona moto yajyaga imukatira amasisi, ngo imugeze arayimenya, ngo igare ararimenya, abana arabamenya, imiryango arayimenya, inshuti arazimenya, ngo amenya barangura moto, ngamenya hari wajya kurangura, ngamenya aho bajya kudeporeza akazi, ngo nabo yigirayo, ngo amenya bashakira imodoka, ngo nawe arahamenya, kuko yahumutse. Ubundi kuko yaragihumye, ibyo yakoraga byose byari byaranze, ubuzima bwarahagaze, ngo yirwaga asabiriza gusa, asaba 100, asaba 50, asaba gusa, ndetse imiryango nta kimurebaho, abantu batamwitayeho, imiryango itamwitayeho, abavandimwe batamwitayeho, nta muntu n'umwe umwitayeho, nta muntu n'umwe umureba. Ngo ariko amaze kugera kuri Silowamu, ngo amaze guhura na Yesu, amaze gukaraba, ibintu birahinduka. Nshuti yanjye ndagira ngo ubwire ngo hari ibintu bigiye guhinduka, hari ibintu Imana ihagazeho, hari ibintu Imana igiye guhindura, hari ibintu aka kanya Imana igiye gukora, hari ibintu aka kanya Imana ihagazeho, hari ibintu aka kanya Imana igiye guhindura ubuzima, ngo mu gihe gitoya cyane, ngo Imana imuhindura ubuzima. Ayaya, ngabona imodoka nk'abandi, abona akazi keza, ngo yubaka, arubaka, atunga imodoka, atunga akazi, atunga inzu, abona abana, ibintu birahinduka, ubuzima burahinduka. Ngo nawe ngo arangije ibintu birahinduka, nawe yiga nk'abandi, abona akazi keza nk'abandi, abyara abana beza, urugo rwongera rukura, ibintu birabigena neza, urugo rwongera rurima, ibintu byose birahinduka, ibintu byose biraboneka. Ngo nawe arahinduka, ibintu birahinduka, akazi karaboneka, ibintu byose birasobanuka. Arangije ngo nawe ngarabyibuha, asa neza, yambara ikote, yambara igitenge cyiza, yambara ibubu, yambara base, yambara rishi, arahinduka. Ngo arahinduka, ngo amaze guhinduka, aravuga ati ariko ubwo mpindutse, reka nsubire ku mudugudu wacu. Ngo akimara kugerayo, hariya twasomye hafi nyango ni ku murongo wa 9 hapo, ngo arangije bamubonye, ngo baramumenya, ngo baramushidikanya, baravuga ati ariko uyu muntu uriya ni muntu si runaka. Ariko bakibuka ko runaka yarahumye, atagira akazi, yirirwa asaba, bakavuga ati ariko uriya si runaka, buriya si runaka. Babona afite akazi, babona afite imodoka, babona yarakeye, babona yarazamutse, babona yarahindutse, babona ubuzima bwarahindutse, baramwitiranya, bagenda bamwitiranya, bagenda babyitiranya, bagenda bamwitiranya. Batangira ngo abageze arabwira ati burya amanura ikirahure, arabiyereka, avamo arabiyereka, yarabyibushye, areba, nta kibazo afite. Ngo baramubonye, baravuga ati si runaka, baravuga ati ni njyewe, aravuga ati ni njyewe. Yarajya mu mudugudu wabo, ajya mu muryango wabo, ngo bamubonye, ngo baramumenya, kuko yahindutse, kuko yahinduwe amateka. Reka ngwere inshuti yanjye, hari isura uyu munsi bakubonamo, hari ukuntu umunsi bakubona. Ndagira ngo keka nyumve, hari izina bakwita uyu munsi, ariko hari n'irindi bagiye kukwita. Uyu munsi bashaka kukwita uko bashaka, bakagusuzugura bakakwita uko bashaka, ariko ko Imana igiye guhindura ubuzima bwawe, kuko Imana igiye guhindura amateka, kuko Imana igiye kubisobanura, kuko Imana ikugarutseho, kuko Imana ihinduye ubuzima, kuko Imana ikwitayeho, kuko Imana ikugezeho. Bagiye kukwitiranya, bakwita irindi zina.
ngo bamubonye ngo basa nk'aho bamushidikanyije, ngo arababwira ngo ni njyewe. Barabwira ariko biragaragara ko usanga runaka, kuko we niwaba ubibonye. Hari igihe bakora akabona uzahera hasi ntacyo uzimarira, banabona ubigezeho bakabona atari wowe, bakaba ko ari undi muntu, bakabona ko ari undi muntu, bakabona ko ari undi muntu atari wowe, ariko ni wowe. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yagambiriye, icyo Imana ishaka, nubwo umunsi bakubona mu buhumyi bakabona utareba, nawe ubwo ukabona ukuri mu, ukabona ko nta hantu wajya, ukabona ko ntacyo wakimarira. Ariko ngo barangije agarutse mu mudugudu wabo, ngo baramureba, baravuga ngo ari kuri runaka, ngo arasa nawe, nawe aravuga ati ni njyewe. Ayaya, none se ko wavutse uzi ko uzahita upfura umushomeri, utagira akazi, ntacyo uzimarira, bizagira gutya, byagenze gute? Aravuga ati nahuye na Yesu. Reka nkubwire nshuti yanjye, nuyikomeza kuri mugabo Yesu, ugakomeza kumwikomeza, ntumuveho, ntumuhemukire, ntubivangavanye, ntujye hirya, ntujye hino, ntubyange, ntujye hasi, ugakomeza amavuta, ugakomeza ijambo, ugakomeza isezerano, ugakomeza ibyo yavuze. Reka nkubwire, ugiye guhura na Yesu, hari ibintu byawe agiye guhindura mu mudugudu, bazabona ko hari ibyo wahinduye. Aho uvuka bazabona ko hari ibyahindutse. Nshuti yanjye, ngo baravuga ati rimwe, undi aravuga ati arasa nawe. Uyu munsi wo bakubona, uyu munsi ugiye kuba undi uzaza mu gihe kizaza, hari ukundi kuntu bazakubona. Ndagira ngo uyu munsi ko bakubona hari ibindi bintu byo guhinduka, hari amateka yagiye ku buryo bazagushidikanyaho. Uyu munsi bafite uko bakwita, babona nuko hari uko bakubona, hari uko bakuvuga, hari uko bakureba, hari n'abakongorana, hari n'abagusekerera ntubashe kubyumva kubera ko urahumye, hari bagakora byinshi. Nshuti yanjye, lesansa atagroya elezandemo eletiagro shema wayabre atasigro ijanesa atradi fayazogo ayiradra. Hari kuntu bakora uyu munsi essence, ndumva agiye kuguhanura nshuti yanjye. Hari ibyasaga nkaho urimo, ibyo ukozeho byose letongeleleseko ayila binestaho atakudagre shema wadra eshayadro sheyibo, bakagira uko bakubona ndetse bakakuvaho, imiryango ikakuvaho ndetse bakakureka, bakaguta hasi, bakakukira hasi, bakavuga ngo ntacyo uzimara, bamwe bakubwiye amagambo agukomeretsa, bavuga ati uzapfa utyo. Abandi bakakureba, bakabona bakagushyira inyuma, wajya mu bukwe bakagushyira inyuma, ndetse hakaba n'ubukwe ntubashe kumenya, nubwo mu muryango ntubumenye. Ariko Imana irambwiye ngo irakuhumuye, nawe ugiye kugaragara kurya azakwitiranya ngo urasa niwe cyangwa arasa nawe. Baravuga ati ariko tubwire ukuri, byagenze gute? Ngo bajya kubwira imiryango yabo, baravuga ati ariko uriya ni wa mwana wanyu? Aravuga ati ni umwana wacu. Byagenze bite? Ntago tubizi, namwe mugene mwibarize, nawe ni umugabo. Abageze baravuga ati nahuye n'umugabo udasanzwe, nahuye n'umugabo udasanzwe, ankoraho, nanjye niyo mpamvu meze gutya, niyo mpamvu ubuzima bwanjye bwahindutse, niyo mpamvu nahinduwe amateka, niyo mpamvu nanjye nkeye, niyo mpamvu nanjye nsa neza, niyo mpamvu nanjye mbyibushye, niyo mpamvu nanjye nakunzwe, niyo mpamvu nagize igikundiro, niyo mpamvu nanjye nagize umuryango, niyo mpamvu nanjye nabyaye, niyo mpamvu nanjye nabonye akazi, niyo mpamvu nanjye nakure ubushomeri, niyo mpamvu nanjye oya, niyo mpamvu nanjye hari ibintu byinshi byahindutse, niyo mpamvu nanjye nabonye akazi, niyo mpamvu nanjye byagenze neza, niyo mpamvu nanjye byagenze gutya, niyo mpamvu. Ngo barangije baravuga ati ariko si ubundi uwo mugabo ubona mugabo nyabaki? Aravuga ati simbizi, mwimbaza byinshi, nuko nahuye nawe. Aravuga ati ariko uwo mugabo ntago ari uw'Imana. Aravuga ati ariko yataza kuba Imana, igihe nabaniye namwe, igihe nagenaniye namwe, kuki nawe wabashe? Ati ariko ndakeka kuko yanyijije, ibindi nimubimbwire, nahuye nawe. Arambwira ngo ninjye Silowamu, niyuhagire. Ato bakondo arambwira ngo ninjye Silowamu, ndareba, ibindi mumbwira ni ibyiki. Ariko uwo muntu yaturutse ku Mana, kubera ko yankozeho ahindura ibyanjye. Ndabizi neza ko hari Yesu ugiye kugukoraho, hari ibintu byawe bigiye gukorwaho, agiye kugukora ku maso, hari ibintu byawe bigiye guhinduka, hari akazi kawe. Baravuga ngo ariko arasa nawe, abandi bataniwe, abandi batese. Ndagira ngo ubwire nshuti yanjye, hari umugabo Yesu ugiye kukugeraho, ku buryo uzagaruka ku mudugudu wanyu bakakwitiranya, kuko hari ubuzima bwawe ahinduye. Ndabizi hari ibyawe ahinduye, hari amateka ahinduye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana igumugisha rero, ndagaye kari umwanya wo gusenga dusoza kino cyigisho. Data mwiza, turagushimye kuko umugambi wawe mwiza, turagushimye kuko hari ibintu uhinduye, turagushimye kuko umanutse. Reka ushyigikire icanu, reka ushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuyishyigikiye, urakoze kumanutse, urakoze ko hari ibyo uhinduye, urakoze kumanutse, ko hari ibintu uhinduye, hari ibintu uhinduye. Icano yishyigikire, uyihe imbaraga, uyihe abantu benshi bayireba, uyihe abayishyigikira, uyihe abaterankunga, uyihindure mu izina rya Yesu, kandi ubikore kuko uri Imana. Urakoze kuko umanutse, urakoze ko hari ibyo uhinduye, urakoze ko hari ibyo ukoze. Tuhagaritse imbaraga zishobora kudindiza buno butumwa mu izina rya Yesu. Reka bitangaze abantu bose kwigiye kurebwa na benshi. Reka kurure amavuta yikurure, benshi bayirebe, benshi bahinduke, benshi bumve buno butumwa, bumve no jambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.